iyubakira inkuge baza inkuge yewe baza umwuzure utazagutembana hari impamvu iri jambo rega rya Nowa buriya riri bamuseka abaza nijoro abazingugeye abaza nimugoroba ntigeze acika intege arabaza we arabaza harakomeza arabaza Nowa yemwe arabaza Nowa yemwe arabaza Nowa yemwe arabaza Nowa yemwe arabaza yarabaje arabaza Nowa yarafite kwizera Nowa ngo aranga arabanza Nowa nta muntu arebeyeho akurikira ijuru ry'Imana yumviye yego Nowa nta muntu yitayeho mu bamusekaga ati igihe yabarije ese ubundi cyari kubaza ni igiki ibyo arimo kuvuga ntibibaho umwaka urashira undi uraza ngo imyaka irashira ariko Nowa aguma ku Mana arabaza rwose atitaye ku bamuseka ni MUTESI ninjye ntitaye ku bamvuga ntitaye ku banseka ntitaye ku bamvuze ngo narasoze ntitaye ku bavuga ati ni ibiki kurikira Imana yawe maramaza ngo Nowa aranga ngo arabaza inkuru ya Nowa rero iratangaje kandi n'uyu munsi icyatangaje bisobanuye neza ngo hari igihe Nowa aza kubera ko ari ibintu biba bitagenda neza Nowa igihe cye kigeze ngo ari mu gihe cya Nowa mu gihe cya Nowa kigeze ngo abantu bari bahari babi cyane barabagome barabasambanyi barabasinzi barabacanyi Imana biravuga ati aba bantu rwose narebye noneho ndabona ntabwo ari igihe bari igihe banza barimwe n'abandi bantu
umuntu yaremye aba ari nawe uyihemukira kandi ifite ubushobozi bwo guhanga irakurimbura vanaho ikongera ikarema ariko iravuga ati umuntu naremye narumuremye mukunze murema mu ishusho yanjye irakomeza iratuburira cyane twanga no kumva ibwira Nowa bazi inkuge ko hagiye kuzaza umwuzure ukomeye cyane noneho bazi inkuge uzabasha kwihishamo ndetse n'abazashaka kukwishanya nawe bazaboneke ko umwuzure uzaza kandi uzaza utunguranye niko mbere yari handitsemo baramusetse Nowa akora iki yumvira Imana yari afite iyo bavuganye aravuga ati ngiye kuyibara nimba waravuganye n'Imana guma kwisezerana higira ugukura mu byizerwa wireba kanaka ngo we yabigezeho wireba ndewe ngo yarashubijwe ngo MUTESI yarashubijwe ngo uvuye kumana ngo njye ntabwo nzi ngo cyangwa ikigo baranseka wireba bakugira umusazi ngo igihe wahereye wageze ku guma kuyo mwavuganye guma ku isezerano ry'Imana komeza ubaze komeza pushinga Imana izasohoza ibyo yavuze kuri wowe nubwo imyaka izashira ari imyaka n'imyaka wowe tegereza uzabibona guma mu buntu bwayo umara amazi hari nk'ibya Nowa yumvira Imana arabaza kabisa ariko buriya Nowa yabazaga ku manywa na nijoro we yarabazaga kuko yamaze kumenya ko ibintu bikaze kandi nabwiwe n'Imana kandi yumviraga Imana kandi ijwi ryavuye ku Mana riba ryaje reka nkubwire rero buriya kugendana n'Imana ni byiza niwumva ijwi ry'Imana uzanezerwe kuko ntabwo ari bwa burundu ntabwo ari buri rwose urifata ijwi ry'Imana ni ryiza ijwi ry'Imana rirahumuriza ijwi ry'Imana iyo rije risohoza icyo ryavuze yego ijwi ry'Imana ni ryiza njyewe numvira ijwi ry'Imana kuko niyo ryumvishe biranezeza ngiye ujya kuri Nowa vuga ngo ni mu itangiriro ibice 6 umurongo wacu na 3 haravuga ngo Imana ibwira Nowa iti iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso hanjye kuko isi yuzuye urugomo urugomo ku bwabo ngo iherezo ry'abafite urugomo bose yego kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo dore nzabarimburana n'isi nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero gofero ugabanyemo ibyumba uyihome ubushishi imbere n'inyuma uyibaze utya uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono 300 uburebure bw'umurambararo bw'inkuge bube imikono 300 ngo ni metero muri make uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30 ngo uburebure bw'igihagararo bwayo bube mu mikono 30 ubwo ni metero 30 yego kandi uzacemo idirishya rizaba irya mukono umwe nurirangiza hejuru umuryango w'inkuge uzawushyire mu rubavu rwayo uzashyiremo amazu ubwo idirishya rizaba metero 1 ryo hejuru iyo hasi dusome kabisa inkuru kuko Nowa yumva itegeko ry'Imana iyo hasi iya kabiri hejuru yayo n'iya gatatu ayo ni amazu ari kuri iyo nkuge Nowa nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi wibwira Nowa ngo nanjye nzazana umwuzure w'amazi mu isi iyo ni Imana nyine ngo Imana ibwira Nowa ngo nanjye nzazana umwuzure w'amazi mu isi waramaze kuzuza inkuge urimbure ibifite umubiri byose umwuzure urimbure ibifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo witsembe hasi y'ijuru ibiri mu isi byose bipfe ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe haleluya ngariko ngo
akazana umwuzure w'amazi yego mbese amazi atsembe igifite umubiri cyose gipfe ngo ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe karo karakomeye ese ufite isezerano rihe mwene data dukurikiye n'Imana mufite isezerano hari igihango gihari cyangwa uraho gusa just uraho uri kugendera mu kigare nta sezerano ufitanye n'Imana wowe ubwawe nkawe ese wavuganye n'Imana iki ese wowe ni uwuhe mwanzuro ufite muri make ni ikihe kintu cyakurengera habayeho impamvu ituma ibintu bisenyuka Imana yaba yakubwiye ko izakurinda ufite ubwihisho urimo ufite ahantu iguhishe shaka iki inkuge ubaka inkuge iyubakira inkuge baza inkuge yewe baza umwuzure utazagutembana hari impamvu iri jambo rega rya Nowa buriya rije hari umwuzure ugiye kuza ariko se ufite inkuge ufitanye isezerano ufitanye n'Imana tubonye hariya ko Imana yabwiye Nowa ngo ibyo byose bizaba umwuzure uzaza nzarimbura igifite ubugingo cyose igihumeka cyose icyamamuru cyose bipfe bishireho ngo ariko nzarinda isezerano ryanjye nawe isezerano rifitanye na Nowa yarayumviye baramuseka ngo baramukwena ngo baramutuka ngo bamwita umusazi ngo ariko arangarabaza kugeza igisezerano ry'Imana ryasohoye umwuzure uraza abantu barapfa amatungo arapfa mbese bifite ubugingo bwose bifite ubuzima bwose byambaye imibiri birapfa ngo ariko Imana ngo irinda isezerano yarifitanye na Nowa ryo kumurinda ikarinda inkuge yabo haleluya iri jambo ry'Imana rituvuga ko ibyari biri mu nkuge byose byararokotse icyo gihe byararokotse bivuze ngo hahirwa ufite ubwihisho inkuge dufite ubu ngubu rega ni Yesu Kristo hahirwa ufite Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe hahirwa ufite Yesu umubamo nawe akamubamo kuko niwe bwihisho niwe wenyine niwe mutsinzi niho honyine ukwiriye kwihisha niho hatagira amasasu na bombe niho hatagira amagambo ngo agire icyagutwara niho hatagira indwara ngo zikwice niho hatagira inzara ngo ikurye muri Yesu wabambwe niho honyine ubwihisho buri kandi nubwo byaza ntabwo biguhitana ntabwo byagutana gute kandi uri mu nkuge bivuze ni niyo kiri kuvuga ubaka inkuge yawe ubaka ubuzima ubaka nuko bwije ubaka muri Kristo ubaka inkuge ni Kristo inkuge ni Yesu ba muri Yesu bihe byose ba muri Yesu mwikoreze amaganya yawe bari we ba muri Yesu nta handi nicyo kintu nakwibwirira wewe wibere mu nkuge yawe barize inkuge yagutabara mwene data udukurikiye aka kanya ushobora kubura aho ngaho ariko wibaza ati se bimeze bite ibintu byankomeranye ariko umuntu uri mu nkuge ngo umuntu wabazaga ngo Nowa yarabaje ngo bakajya bamuseka ngo ariko wakibuka ikintu yavuganye n'Imana ngakavuga ngo nkomeye ku isezerano ry'Imana kuko numvise ijwi ry'Imana haleluya kandi noneho n'Imana nayo yaravuze ngo ngiye kohereza umwuzure w'amazi menshi uzurimbure ngo ariko nzarinda isezerano ryanjye mwene data nagira ngo nkubwire ngo Kristo yaravuze ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo ninjye tangiriro n'iherezo ngo nta n'uzajya kwa data ntamujyanye kandi yavuze ko azagaruka kutujyana turamutegereje reka tugume mu nkuge ariyo Kristo reka dukomeze turinde isezerano yaduhaye dukomeze twumvire ijwi rye aratubwira ko bwije n'uko bukeye n'aka kanya ari kuvuga kandi azarinda isezerano rye igihe cy'umwuzure dore kiraje haleluya azarinda isezerano rye azaturinda ibyo byose azaturinda intambara dusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda dusengera ibihugu by'abaturanyi dusengera abantu b'Imana impande enye z'isi dusengere kuguma mu nkuge tube mu nkuge tubaze tuyibemo kuko nanone icyo gihe yayibazaga ayiterateranya gake Imana imuha amametero yo kubaza imuha amazi azubakwamo imuha amadirishya ngo irangije neza yirangije ngizana umwuzure ariko Imana irinda isezerano ryayo aka kanya guma mu nkuge Imana izakurinda guma mu bwihisho bwawe nta bundi bwihisho ni Kristo wenyine Imana
itugirire neza. Imana ikomeze igumane natwe, Imana ikomeze duhishurire, kandi Imana ikomeze itwigishe, Imana ikomeze itwigishe kuba mu nkuge. Kristo mwami w'abami udukomeze, natwe tugukomeze, utubemo natwe tukubemo, kuko ijambo ryawe ryaratubwiye kuko ari wowe bwisho bwacu, ni wowe nkuge dufite, ni wowe tuzatabarirwamo, ni wowe wenyine mutangabugingo, ni wowe nkuge. Ubwoko bw'Imana Kristo ni we wenyine inkuge, ni we wenyine kubaza nta kundi ni ukumwubaha, kubaza nta kundi ni ukumukurikira, kubaza inkuge nta kundi ni ukwemera akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kubaza inkuge nta kundi ni ukwemera akaba ari utegeka, akaba ari uyobora, akaba ari kuyobora. Nta yindi nkuge, ni Kristo wenyine. Tugume mu nkuge, turinde isezerano ryacu, isezerano dufitanye n'Imana ntabwo izatureka, nayo izarinda isezerano ryayo. Haleluya, amen. Warabaza we, arabaza, 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 Nowa yewe, arabaza, 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 oh arakomeza, arabaza. Nowa yero n'urugero rwiza twavuga rw'umuntu wumvira akumvira akanakora. Imana ni nziza, Imana ni nyembabazi, uzi ko rero uzi ko kera nta muntu witiraga izina ry'Imana ngahagarare no ku ruhimbi, cyangwa ngo wicare nka gutya uzi ko ibyo uri kuvuga bikuri ku munwa gusa, ukavuga Imana utazi, yahitaga ikwica. Ntabwo waba uri kubeshya. Ariko Imana kubera urukundo dukunda ihora iteze amaboko ivuga ati uriya azahangarukira azihana. Ese yari kutwice karimbura burundu ikongera ikarema, ariko kubw'imbabazi zayo iravuga ati reka mbahe inkuge, mbahe Kristo agenda bapfire, maze ababare apfe urupfu bari gupfa. Kristo yaraje apfa ku bwanjye, ururiya rupfu yapfuye ni jyewe wari kurupfa, ni wowe wari kurupfa, ni twe twari kurupfa, ngo ariko Kristo arangije araza we, Imana iramudora ngo genda upfe ku bwawe. Ziriya nkoni yakubiswe zari izacu, ariya ikamba ry'amahwa ryari ibyacu, icumu ryo mu rubavu ryari ibyacu, imisumari yari iyacu, nitwe twari dukwiye ruriya rupfu rw'urubozo rw'agashinyaguro. Ariko Kristo Imana irangije iramufata iramuduhereza, imugwana nk'inkuge, iravuga ngo tumwihishemo. Haleluya, Kristo niwe buhungiro, Kristo niwe wenyine ukwiriye gusaba imbabazi, kuko ibyo yakorewe byose byari ibyanjye, byari ibyawe. Nabaza umuntu wese ukurikiye se, nabaza umuntu wese udukurikiye umubaza se, ubwisho bwawe urabwizeye? Inkuge yawe uri kuyubaka? Uzanamubaze ngo urabuzi, uzi ubwisho bwawe, uzi aka kanya ubuhungiro bwawe. Inkuge imvura iramutse iguye nyinshi wakwihisha. Ese ubonye isi ihindanye umushyitsi, hari igihe ibirunga byarutse isi iratigita, icyo twebwe tureba utuntu tworoshye cyane nitwo duto turaba tukavuga ati biracitse. Mu minsi yashize baravuze ngo nta mpeshyi izaba, ngo izuba ngo ryagiye ngo kure, ngo isegeye kure y'izuba, ngo kure cyane. Ariko abantu wageraga ku muntu niyo nsuhuza yagusuhuzanyaga, kandi byarebwe na satirite abana b'abantu. Ariko umuntu aragusuhuza akavuga ati yewe ibihe bigiye gukurikira, imbeho we, mbega imbeho, intambara yewe, inzara igiye kuzatumara, ati mbega imbeho we, ati ubusibiye bihindutse gute. Nagiyewe hari umuntu ugeze kumwe aravuga ati umugengabihe kwa hari arahari umugengabihe. Yego. Ese ubundi bihe byo uvuga byahindutse ninde wabishyizeho? Uzi naho bikorerwa?
tumenya amakuru turi mu nkuge ariyo Kristo, amakuru utakura kuri Google, amakuru adafatwa na satellite, amakuru. Uzi kujya no kwa muganga bakagucisha muri za ecography mu byuma byose indwara ikabura, ariko wafata inzira wakura umusozi wajya gusenga Imana ikavuga ati irahishura, dore cyari kijya kukwica cyari ko gikuyeho, irahishura kagaruka ukabimenya. Tumenya amakuru, nta handi umenyera amakuru, ni mu nkuge, ni muri Kristo honyine. Kuba Uwiteka nibwo bwenge no kuva mu byaha niko kujijuka. inkuge niyo ngiyo. Menya inkuge yawe ni Kristo, kandi ukore wumvire ko ukore n'imbaraga zawe, uhanga uyubake kabisa, uyubake bien, ko Kristo ari we nkuge yawe. Utitaye kuri abangaba bari hirya barimo kuguseka, utitaye kuri hawe barimo kuguseka, utitaye ku bavati yarasaze esa kuri iki, wowe menya umwami wawe ukurikiye, ugume mu nkuge, ubaze Kristo azarinda isezerano rye, nawe azakurinda. Nta bundi bwihisho, ubwihisho ni Kristo. Yego. Inkuge ni Kristo. Yego. Nta kindi usabwa kimwe, kumwubaha wowe, ukamenya ngo umurimo n'abakurimo, ukamenya ngo niwe bwihisho bwawe, niwe wagupfiriye, niwe wakubambiwe, niwe wishyuye biriya byose uzi. Yego. Wakoze n'ibyo ugikora nonaha, buriya ngo bijya bimujyaho, birongera bikamutoneka, ngarongera akagira agahinda, ngakavuga ati ariko umuntu napfiriye ni inyamaswa, ariko akongera akavuga ati niteguye kumubabarira. ahari yahinduka, ahari yahinduka, Yesu nawe nazamutura nk'umunyago, ahari nawe nazamuzamura mu bageni banjye, ariko Kristo uri mwiza. Nta yindi nkuge, nta bundi bwihisho, ni Kristo wenyine wakubambiye, ni Kristo wenyine wakupfiriye, niwe mwami w'amahoro. inshuti zacu, inshuti za MUTESI, Derifins, inshuti z'abandi zose zikunda Kristo, mugume mu bwihisho, mugume muri iyo nkuge. Inkuge nimuyitesha agaciro, iyo nkuge irakenewe mu gihe nk'iki ngiki. Abantu bari kugenda baba babi, bagenda bahinduka, bagenda urukundo rukonja, kuko Yesu yavuze ngo mu minsi y'imperuka abantu bazagenda barushaho kuba babi. Si mwebwe ntabwo muyibona? Ariko iyo nkuge yacu iracyahari. Uramenya inkuge yacu, inkuge yawe, inkuge uri kubaka. Ntabwo mbazaniye kubabwira ngo amamodoka ngo cyangwa ibiryo ngo cyangwa kugira gute. Yambwiye ngo nimbabwire ngo inkuge ni Kristo, ngo kandi mu nkuge nta nzara izabiciramo, ngo kandi mu nkuge bazambara, mu nkuge ngo bamazemo igihe kinini cyane mu nkuge, ariko nta wishwe n'inzara wari urimo, nta n'uwambaye ubusa, nta n'uwarwaye, nta wahuriyemo n'iyo, kuko bari mu bwihisho. Ngo nimugume mu nkuge. Inkuge ni Kristo, ibintu byose muzabisangamo, birimo. Password nta yindi, ni Kristo. Inkuge yawe, kandi ngazarinda isezerano rye nawe. Mana ishimwe, Mana ishobora byose. Uri mwiza mwami w'abami, uri umukozi w'umuhanga, urinda ijambo ryawe ukanarisohoza. Yesu we, ijambo ryawe riratubwiye ni wowe nkuge, ni wowe bwihisho, kandi urinda ijambo ryawe ukanarisohoza. Uri mwiza rero, uri Imana ikomeye, uri gitangaza, ushobora byose, urenze uko twebwe tubyumva, urenze uko tukumva, urenze uko tukuvuga, kuko uri hejuru ya byose. Buri kimwe cyose mwami wanjye warakitwishyuriye ku musaraba, wapfuye urupfu rubi ku bwacu, wahuye mwami Imana yacu, twe waremye, twe wari ufitiye impuhwe, twababajwe ku bwacu, ni natwe twagushe turakubamba, ariko urangije uratubabarira. Uri ubwihisho bwiza, uri inkuge nziza, urakoze kuko uri mwiza Yesu, kuba undimo nanjye nkakubamo. Ngo komeza utabara ubwoko bwawe, komeza urengera ubwoko bwawe, komeza ubigishirize mwami, kuko bari wowe usohoye ijambo ryawe. Uzaryumva wese uzamwigishirize, kandi umwigishe kuba mu nkuge. Kandi nawe turagushimiye kuko Jehova mwiza, uzarinda isezerano ryawe kugeza igihe uzazira mwami. Gabanya narimbuka wongera abakizwa mwami w'abami, ni mu izina ryawe dusabye twizeye none n'iteka ryose Kristo. Amen. Amen. Amen.